iminsi 4 cyangwa 6 mu kwezi ni iminsi bamwe mu bakobwa bafata nk'iy'ububabare, mu gihe abahanga mu bijyanye n'imiterere y'umubiri w'umuntu bo bayifata nk'iminsi y'uburumbuke. Iyi minsi rero igira bigwa nabi ndetse ugasanga banarangwa n'umushiha bitewe n'uburibwe baba bafite. Ni iminsi igomba kuba icyitonderwa hatagendeye gusa ku kuba ababirimo bashobora gukora imibonano mpuzabitsina bagasama, bagomba no kwitwararika kuko hari izindi ngorane bashobora guhura nazo. Abakobwa benshi rero bakunda kwiyitaho cyane muri iki gihe cy'uburumbuke ndetse ugasanga bamwe batinya no kujya aho abandi bari, mu gihe hari n'abo usanga bashaka kuba hamwe n'abahungu cyane muri icyo gihe. Ni byiza ko mu isuku bigirira hari n'ibyo bagomba kumenya byabagiriraho ingaruka baramutse batabyitwayemo neza. Icya mbere si ngombwa kwambara igikoresho cy'isuku kimwe umunsi wose ariyo kotex. Abahanga mu by'uburumbuke bavuga ko atari byiza gukoresha igikoresho kimwe abakobwa bakunze kwambara mu gihe bari mu mihango amasaha menshi kuko bishobora kubagiraho ingaruka. Bakavuga ko ibyiza ari uguhindura buri kotex mu gihe cy'amasaha 3 wakabya akaba 5 kuko iyo yarengeje bishobora kukuzanira uburibwe mu gitsina arizo infection ndetse n'umwuka utari mwiza, bishobora no gutera ipfunwe mu gihe uri mu bandi bantu. Irinde kwibabaza mu gihe cy'imihango. Abakobwa benshi bagira utuntu dusa n'uburyaryate mu gitsina mu gihe cy'imihango. Utwo tuntu tunatuma bumva bashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Si byiza rero gushimamo cyangwa gukoresha ubundi buryo ushobora gukomeretsamo. Ikindi wazirikana udakora imibonano mpuzabitsina mu gihe uri mu mihango. Kuri bamwe batajya babasha kwihangana ko icyumweru kitashira bataryamanye n'abakunzi babo, bagomba kubikora ariko bazi ko ari bimwe mu bishobora kubakurira ingaruka z'ibirwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina ku buryo bwihuse. Ko hari abakobwa babwirwa ko mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina bashobora guca ukubiri no kongera kuribwa mu nda mu gihe cy'imihango. Abaganga bavuga ko uyu muti ari impimbano kuko ntaho bihuriye n'igitera ubu buribwe. Abaganga bavuga ko mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina uri mu mihango atari byiza gukoreraho kuko haba hari amahirwe menshi yo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi kudakora imyitozo ngororamubiri byongera uburibwe. Abaganga bavuga ko ari byiza gukoresha umubiri wawe imyitozo ngororamubiri mu gihe uri mu mihango kuko bigufasha kuruhuka no gutuma amaraso atembera neza mu mubiri. Ibi kandi ngo ku bakobwa cyangwa abagore babigize akamenyero bigabanya uburibwe mu mihango. Ikindi kandi kwanga kurya bitewe no kuba uri gutakaza amaraso ndetse n'imbaraga mu gihe cy'imihango. Si byiza kwanga kurya mu gihe uri mu mihango. Mu bihe byose bibaye ngombwa ko wafata amafunguro kora uko ushoboye uyafate. Ugomba kuruhuka ndetse ukanasinzira. Nubwo bikunze kugorana ko umuntu uri mu mihango afata agatotsi ahanini bitewe n'uburibwe, ni byiza kuryamisha umubiri ukaruhuka ndetse ukagerageza no gushakamo ibitotsi kuko bituma amaraso atembera neza. Si byiza rero kwirirwa utaryamye mu gihe cy'imihango na nijoro ntusinzire, ahubwo biba byiza ko mu gihe ubonye akanya gato ko kwirambika uhita usinzira. Ikindi kandi si byiza kunywa amata mu gihe uri mu mihango. Abashakashatsi bavuze ko amata afite ubwoko bwa acide bishobora gutuma imihango igenda nabi mu gihe uyirimo ayanyweye cyangwa se ibindi biyakomokaho. Si byiza kandi kwinaniza mu mutwe. Abaganga bavuga ko atari byiza ko umuntu uri mu mihango yumva indirimbo z'agahinda cyangwa akareba za sinema ziteye ubwoba kuko nabyo bishobora kugira ingaruka ku mihango ikaba yagenda nabi.